wowe wa nyawe. Banza umwemeze ko Kristo ari umucunguzi. Imana ishimwe. Kugira ngo rero twemere ubucunguzi, agukijije iki? None se Kristo ari atuye muri twe? Niba ari muri twebwe, egari ko dufite ubwami bw'Imana. Niba dufite ubwo bwami bw'Imana rero, Imana iguhuze n'umuntu Imana yateguye kuzahura nawe, guhuze n'umugabo wawe, guhuze n'umugore wawe, ubyara umwana wawe, Imana iguhuze n'agasozi kawe, guhuze n'igihugu cyawe, kuko iyo umuntu afite ubwami bw'Imana muri we, ni yariyo nzu ya nyayo. Mariya yari buzanemo Yesu. Imana iguhe gutegerereza ahantu hanyaho igisubizo cyawe kigusanga, amaso yawe abirebe. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Tuneshejwe n'Imana kubana namwe mu biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi kuri bose. Dushimira Imana mwe tubana buri munsi tuganira ku byanditswe byera, kandi ibyanditswe ni indorerwamo tureberamo tukamenya aho ibihe bigeze. Iyo tugenjuje ibihe tukabigenzuza ijambo ry'Imana, tubona ko tugeze ku mugoroba w'isi. Ni igihe cyo kwitegura, dukwiye gukenyera tukaba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Amen. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti tubaha ikaze. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Amen. Dushimiye bene data bashobora kuba baje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Niba mwanyuzwe kandi mukaba mwaryohewe n'ijambo ry'Imana, niba mushaka kumenya ibiganiro byageze ku ijwi ry'umukanguzi, reka tubasabe mukore subscribe. Subscribe ni uburyo bwo kugira ngo mumenye icyageze ku ijwi ry'umukanguzi. Kandi niba wararyohewe, reka tugusabe ukore share ubisangiza abandi. Ni igihe cyo kwagura ubwami bw'Imana kandi twese tubigizemo uruhare. Aho muri hose reka tubasabe dutunganye imitima. Iyo tuvuze gutunganya imitima, ni ukwiyambura ibimeze nk'aho biduhugije, ahubwo imitima yacu tuyekeze kuri Nyagasani. Hanyuma dusabe mwene data Aniseti atuyobore mu isengesho. Padiri ajya avuga ngo duhugukire iby'ijuru. Yego. Ngo imitima tuyerekeje kuri Nyagasani. Imana ibaha umugisha. Reka mbanze nshimire abantu turi kumwe mu mwanya wo gusenga, mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mbere y'uko dusenga dukunda kubivuga, ibi bintu singira ngo bibe umuhango cyangwa imigenzo. Gusenga ni ubuzima bw'abizera. Umuntu wese wizera agomba gusenga, kuko gusenga ntabwo ari ugusaba, ni ugusabana n'Imana, kandi nta muntu wasabana n'Imana atayifite. Kandi ikindi cya kabiri, Imana ikeneye umwanya wacu, ikeneye ibyo dufite, ikeneye natwe ubwacu. Kugira ngo rero dusenge tugomba kuba turi gufokasinga ko Imana ariyo iri kumva. Ukuri njya nkunda kubivuga, niyo waba busy ntushobora kuba uhuze nk'uko Imana yahuga. Imana yitaye kuri wowe, yitaye ku mwana wawe, yitaye kuri bene wanyu, yitaye kuri twe, yitaye. Abo bantu bose yitayeho yakagombye kuba ari ifite akazi kenshi. Kuba rero ifite uburyo nawe kwitaho muri ibyo byinshi ikora, muri byose ikora, wowe ukayiburira umwanya, ni igisobanuro cy'uko akaruta kandi kaba kakamize. Rero Imana mbere na mbere Imana muri byose, mbere na mbere Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza, ni Alufa na Omega. Rero niba Kristo ari uwa mbere n'uwa nyuma, wishaka kumugira uwa nyuma gusa, mufata umugira uwa mbere, abanze ibyawe, deja aba ni nawe ubiheruka. Reka dufatikanye dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, twebwe twibutse ko twari abanyamubabaro, abo gucirwaho iteka. Twibutse ko tutagiraga umutambyi utwegerera hera, tutagiraga intebe y'imanza, ntaho twatunganyirizwaga, nta gicaniro twari dufite, nta n'umutambyi. Ariko kubw'urukundo rukomeye rw'Imana, uradukunda, uratwiyegereza. Umaze kutwiyegereza uduhamagara mu izina, utuzura mu bapfuye, uduha umurage wo kwitwa abakiranutsi. Iryo zina ubwaryo rituma imbone y'ijisho ryawe duhindukirira umutima wawe ukatwishimira. Imana ishimwe. Nta mirimo y'amaboko yacu yari kutweza, nta mirimo y'imitekerereze yari kutweza, si ubutambyi, ntabwo ari ubutambyi, si n'imyitwarire byari kutweza. Ariko waduhaye Kristo, waduhaye uwejejwe kugira ngo abe ari ucungura umunyabyaha.
munyabyaha yezwe. Haleluya. Izo ni imbabazi zawe zikomeye, ni urukundo rwawe rukomeye Mana. Ibyo iyo tubitekereje dusanga nta mubyeyi wari kubikorera umwana we, ariko wowe warabidukoreye, uducungura tutaguhaye urwandiko rw'ubucunguzi ngo udufashe. Wowe wibwiriza iby'imbabazi urangije ubisohoza kuri twebwe. None n'uyu mwanya turagusabye, hari aho turi hashobora kuba hasa na hahandi, hari ibidufashe bishobora kuba bisa n'ibyari bidufashe cyagiye. Turasabye kugira ngo hejuru y'ibidutsikamira amaboko y'Imana aba ari yaturengera. Hejuru y'imitekerereze yacu Imana isura ubwenge, usura intekerezo zacu mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo twebwe tutazi Imana umukiza atugenderere. Imana turakwihaye, dufungurira ubwenge bwacu butekereze ku kigero gikwiriye kumenyekana mu Imana. Imirimo yacu ibi yo gukora ibihesha Imana icyubahiro, ubwami bw'Imana buganze, imbaraga z'agakiza ka Kristo zibe muri twebwe. Ngwino wibonera ubuturo muri twe. Muri twe hatuyemo byinshi, harimo imigambi y'ibyo tuzakora ejo, harimo ibyo twakoze, harimo ibyo twanyuzemo. Ibyo byose bituye muri twebwe, kubyimura Mwami muri twebwe hakabamo ubwami bwawe birahagije. Imitekerereze yizera niryo cumbi ry'Imana, akanwa k'umukiranutsi niyo mvugo y'Uwiteka. Turakwinginze kugira ngo utugirire neza, ibishura byacu ubyeze muri ya maraso y'umwana w'intama w'Imana. Utuboneho umuzuko nk'uwo wabonye ku Bisirayeli bavuye muri Egiputa basize amaraso. Twebwe ntabwo ari ay'itungo dusize, ni aya Kristo tubariye kuri twebwe, kugira ngo urupfu rutubone nk'abapfuye, umuzuko utubone nk'abariho, umusaraba utubone nk'ababambwe, ijuru ritubone nk'abacunguwe, kugira ngo haleluya ibyicaro by'abiringiye Imana biri mu rurembo rw'abakiranutsi mu gihugu cyo mu ijuru, ahicaye Imana ahera. Hamwe umuhamya wabyo Pawulo yaravuze ngo hari umuntu wageze mu ijuru rya gatatu, ariko abwira abakosayi ikindi, aravuga ngo hari intebe twicayeho mu buryo bw'umwuka. Mwami, turakwinginze Jehova Shalom, niwe Mana y'amahoro. Imitima yacu yibwira iby'intambara bukira bugacya, nta ntambara twanesheje. Izo turwanye tuba dutegura izindi zikomeye, niko mu isi bigenda. Ariko wowe ubwawe, wowe Jehova Shalom, wowe Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora, ukora icyo ugomba gukora. Turakwinginze mu bwana bwawe, duhindukirire uturebe, ongera udukebuke. Jisho ry'Imana ryongere riturebe, ritubone, ikiganza cyawe cyongere kidukoreho, birenge byawe byongere bitugenderere, ubwiza bwawe bwongere budutwikire, mucyo w'Imana wongere utumurikire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wongere utugenderere Jehova, wongere utugenderere. Ni wowe uhera mu itangiriro ukamenya mu iherezo ryacu. Tugendesheje ubwenge bwacu burayoba, si ubwa mbere twaba twiyobeje, ntabwo ari ubwa mbere twaba twitengushye, si ubwa mbere twaba tugambiriye kuri twebwe ntibisohora, ari twe tubyibwira. Ubwo niba kuri twe twigambiriraho ibyiza ntitubisohoze, ku bandi byagenda bite? Bana natwe kugira ngo abakwizeye babera abandi humure. Mwami turagushimiye, tugushimiye ko ari Imana itwumva kandi ukabikora. Ntituguhamagaye nk'Imana iri kure, ufite ubuturo muri twe, ubwami bwawe buri muri twebwe, tugendera muri wowe, ugendera muri twe, niko ijambo ryawe ritubwira. Bityo ni ibihamya biturutse mu kanwa kawe. None rero ibimenyetso bibana n'abizera ni ugukiza indwara, kiza abarwayi barwaye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ukuboko kwiza kw'Imana zikangura abasinziriye mu buryo bw'umwuka, kugira ngo babe maso, ubugingo bube buzima mu izina rya Yesu. Mwami turagushimiye, abababaye ubahe kwishima. Dusenge ijwi ry'umukanguzi nk'umuyoboro waduhaye, umuntu wese uharuhukira mwamenya guhora ku ngoma. Haleluya, haleluya, ahabonera ishimwe ry'Imana yaduhamagaye. Umuntu wese uhabonera ibyiringiro, abe yubakitse kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'Imana, ubwo itorero ryawe rizagusanganira mu birere. Aha hantu uduha umunyago, umuntu wavukiye hano spirituel Roma, turagusabye kugira ngo ntatakare, ube umurezi mwiza, umuheke, umugaburire. Imbehe yawe iriho byose, ntagire icyo abura Mwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye,
none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Twongeye kugira umugisha wo kubona umwanya wo kuganira ku byanditswe byera, kandi rwose ni umugisha. Amen. Ni umugisha cyane ko twe tuba dushaka kumenya icyo umwami ashima, dukwiye kugishakashaka, tukamenya icyo Imana idushakaho. Nta kindi Imana idushakaho, ni ukugira ngo tubyaze umumaro amaraso yatumenewe, kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Amatsiko abigishwa bari bafite ba Kristo bari ukumenya igihe ubwami bwa Kristo buzazirangira, ngo barabimubajije. Baramubajije ngo mbese nicyo gihe cyo kugarurira ubwami bwa mu Bisiraheli. Kuki abigishwa bibandaga ko ubwami buzaza muri Isiraheli? Reka tubihere mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ni isengesho Yesu yigishije abigishwa, ni igice cyaho cya 6. Matayo. Gusenga bihera kuri uwo murongo wa 5, ariko twebwe turahera ku isengesho nyirizina. Umurongo waho wa 9. Yego. Haravuze ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru. Dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 6 umurongo wa 9. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Mariseli warubajije ngo kubera iki abigishwa ariko batekerezaga, abigishwa ba Yesu babayeho muri koroni. Yego. Nimwumva tuvuga ibi ntabwo ari ukwibanda mu mateka, niryo shingiro nyine ry'ubutumwa. Twababwiye ko n'umusaraba wa Kristo ni amateka. Yego. Ubusanzwe Yesu aza yasanze abigishwa bakoronijwe, cyangwa se yasanze igihugu cya Isiraheli gikoronijwe n'Abaroma, n'Abaromani. Hanyuma aza bamwiteguye, bari bamwiteguye, ariko ntibamumenye. Yego. Muribuka ko abigishwa ntibigeze bamenya Yesu kugeza ku munsi yazutse. Ntibamenya ko yazutse. Jisite bamenye ko ari Yesu, ariko ntibamenya ko ari Mesiya. Bakabihamya ariko bakongera bakabivamo. Noneho bo rero bari bafite ishusho ya Mesiya uzaza akazana ubwami bw'Abisiraheli. Bakaba batagikoronijwe, ahubwo Abisiraheli bakiyobora, bakaruhuka ingoma y'igitugu, bafite umwami wabo ari we Mesiya. Ko Mesiya ntabwo bumvaga ari umwami w'isi, ntibumvaga ari umucunguzi w'amahanga. Bamufataga nk'umutabazi wa Isiraheli uzaza akima ingoma, yamara kwima ingoma bagatekana, bakaba batengamaye. Rero abigishwa babona, yumva arababwiye ngo ngiye kugenda. Baramwitse, nicyo gihe ugiye kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Yego. N'igihe yarababwiye ngo umufasha azazaho muri. Baravuga uti ubwo ari umufasha ashobora kuzadufasha, babwira ibyo azabemeza. Arababwira ngo azemeza ab'isi. Yego. Ab'isi Abisiraheli ntibari bwumve ko ari abantu batizera mu buryo nyine bwo kwemera Kristo. Barumva ari ba bantu bari inyuma y'ubwoko bwa Isiraheli. Yego. Baramubwira ngo tubwire, nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami muri Isiraheli. Arababwira ngo ibyo si ibyanyu kubimenya, ubwabyo ni inkota. Arabatengushye. Nibatamenya ubwami ari abaturage bayobotse, bazamenya iki? Ni iki bazamenya? Rero impamvu y'ubwami bw'Imana mu Bisiraheli yari itandukanye n'ubwami bw'Abisiraheli muri Isiraheli. Bwari busanzwe buhari, bwari buriho, ariko bubaye butanahari. Burya kuyoborwa n'Imana biruta kwiyobora. Abisiraheli rero nk'Abisiraheli bashakaga kwiyobora nk'Abisiraheli, bashaka kwigenga nk'Abisiraheli. Ariko Imana irashaka ko ubwami bwayo butwarira mu mitima yabo,
yego bo rero bagashaka ko ubwami bwabo butwarira mu gihugu cyabo. Kandi Imana si umucunguzi w'ubutaka, ni umucunguzi w'ubugingo, kandi ubugingo bwabo buri muri bo. Imana igambiriye gucungura ubugingo, ntibabimenya. Si ubwa mbere bari bibeshye kuri Kristo. Uribuka umunsi bari bari ku musozi wa Elayono, yego Mose na Eliya bakabonekera Yesu ari kumwe na Yakobo, Petero na Yohana. Petero yaramubwiye ngo reka duce ingando twibere hano. Mu by'ukuri umuntu uri gushaka guca ingando ngo agumaho ni ingando yo ku musozi wo mw'isi, ariko Mose avuye mu ngando irusha iyo ngiyo kuba nziza. Eliya aturutse mu ngando irusha iyo kuba nziza. Iyo bavuyemo ni Imana yageneye Petero uri kuvuga ngo bagumaho. Ni Imana yagenewe ubwo bugingo bubitse muri bo. Petero iyo yagenewe ntabwo ari yashaka, ahubwo arashaka kuguma mu yarimo. Iteka ryose iyo umuntu ataramenya ubwami bw'Imana, iyo atarahabwa, iyo atarakira, iyo atarizera ubwami bw'Imana, yishimira aho ari. Ariko iyo wamenye ugasobanukirwa ubwami bw'Imana, ukumbura aho ujya kuruta aho uri. Ukunda aho ujya. Nicyo kintu gituma abantu muri bo biyumvamo ubugingo. Rero abigishwa, nsubiza icyo, baramubwiye ngo nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami. Kubera iki? Bigabanyije mu byiciro. Urugero nka Petero. Nka Petero yumvaga ariwe uzaba uri generali. Yuda yumvaga azayobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'imari. Bari barishyize mu myanya. Yohana yumvaga yaba premier ministre. Ariko bana mugani tunarebye uburyo bari babanye, wabonaga buri wese afite uburyo yagiye yigabanya icyo azaba cyo. Nka Yohana uvuze yamubaga hafi rwose cyane, kuba uzamukurikira n'ibintu byahitaga bigaragarira amaso y'abantu cyane. N'uyu munsi hari abantu bakurikiye Yesu gutyo, bamufite kugira ngo abaheshe ikuzo muri ubu bwami bw'inaha gusa. Ubwami buzashira bukarangira, buzashira. Muri za ndirimbo ngo mbese muri izo si zombi niyo uhisemo, Yesu uzashonga. Abantu batarakira ubwami bwa Kristo. Uribuka hari ahantu twari turi tuvuze ku bwami bwa Kristo, umuntu aratubwira ngo ntiburaza. Ni umunyedini mwiza, n'idini rye niko ryigisha, ntabwo ryemera ko ubwami bwa Kristo butwariye mu bantu. Ariko se ibwami nihe? Nahari umwami, aho umwami ataha, aho umwami atuye, niho hitwa ibwami. None se Kristo arihe? Atuye muri twe. Niba ari muri twebwe, egari ko dufite ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Niba dufite ubwo bwami bw'Imana rero, twitware nk'abubwo bwami. Niba Bibiliya ivuga ngo muri ibisonga byeguriwe kumenya ubwiru, exactement ko turi abiru mu bwami bwa Kristo. Turi abanyamabanga, turi abavugizi b'intebe y'Imana. Niko Bibiliya y'Icyongereza ivuga, twita aba speakers. Rero Abisirayeli bari bababaye, bumva bategereje kuruhuka. Abigishwa ba Kristo, impamvu Petero yakurikiye Yesu, first of all, nuko Yesu yamuhamagaye, ariko akimara kumuhamagara, Petero abonye ibitangaza Yesu akora, aravuga ngo uyu mwami ararusha imbaraga ba Kayizari. Petero ni umurobyi, akaba n'umurwanyi wo mu bwoko bw'abazerote, akagira n'undi mwuga w'ubucuzi. Petero yacuraga inkota mu mabuye, yarayigendanaga. Basomye ba Bibiliya icyo murakizi. None arahamagawe, we arumva ko impamvu yo guhamagarwa uzaroba abantu nibyo, ariko bayoboka ubwami bw'Abisirayeli muri Isirayeli. Ntabwo yiyumvisha ko ari abantu ari kujyana mu bwami bwo mu ijuru. Yari akeneye irindi hishurirwa, yari akeneye indi myumvire imurenza ahari. Imana idufashe ibi bintu byumvikane. Dukeneye kumenya ubwami bw'Imana
kuruta guhirwa mu mataje dutuye. Imana ishimwe. Dukeneye kuba ubuturo bw'Imana kuruta uko dusaba Imana ubuturo tubamwo inahangaha. Yego. Ibyo byose ni byiza, Imana iranabitanga. Amen. Ariko se kufite aho utuye, Imana yituye he muri wowe? Ufite aho utuye, ufite aho kuba, urakodesha. Nose Imana nayo ni impangayi muri wowe, nayo irakodesha ku buryo ushatse wayiha piriyafe ejo ikagenda. Cyangwa iratuye aho iri ni iwabo, irigenga, irakwiyoborera. Hari uburyo umuntu abaho ugasanga icyo yita ubwami bw'Imana muri we, nituvuga ngo ubwami bw'Imana mwumva agakiza. Yego. Ibi tukunda kubivuga kenshi, mwihangane mbisubiremo ntaza kugira uwo nkonfuzinga. Isi yose yarakijijwe ariko yose ntiyakiriye agakiza. Yego. Ukakira niwe kagirira umumaro, ariko kariho, karahari nk'impano iri aho ngaho itegereje. Yego. Ari ahantu twari turi kuganira, ntekereza ko ari ejo. Urangije ubwira umuntu turi kuvuga ku mbabazi z'Imana, uramubwira ngo ni nk'uko umubyeyi yaba yatetse, buri mwana wese yemerewe kwiyarurira. Hakaza umwana udashaka kurya, hakaboneka barya abandi ntibarye. Bisobanuye ko umuntu utariye ntabwo ari uko ari mu rugo rurimo inzara. We inzara imurimo, urugo arimo rurimo ibyamumara inzara, ariko yanze gushira inzara. Aritwa umushonji mu rugo rugabura, rufite ibyo kurya. Niko n'agakiza kameze. Kandi bene uwo mwana abinteza arubwa. Noneho ikintu gitangaje, ashobora gusohoka akiba ibyo mu bundi bwami. Ashobora no kwifuza ibyo mu rundi rugo, yanze guhagira iwabo. Ariko we yaravuze ngo niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitare byo kurya, mukagura ibyo kurya bidahaza. Bidahaza. Ibi byabisize mu rugo, arabisize, ariko agiye kugura. Agakiza karahari. Agakiza karahari, kandi kukabona not for free, it's for grace. Ntabwo ari ubusa, ni ubuntu. Kandi ubuntu burimo imbabazi, burimo igitambo, burimo urupfu n'umuzuko, burimo intambara n'intsinzi y'intambara. Noneho ukanga kwemera iyo success, ukanga iyo ntsinzi, ukajya kurwana. Ukanga kwemera iyo ntsinzi iguhesha agakiza, ukajya kurwana. Noneho niyo mpamvu muri ubu bwami bwa Kristo ibintu byinshi abantu barabyiyitirira, aho kugira ngo byitirirwe Imana. Ubu bwami amarembo ajyayo si twe tuyugurura, ntitwifungurira, nta nubwo tugira urufunguzo rwayo. Urufunguzo ni Kristo. Yaravuze ngo ni nge rufunguzo. Amen. Niwe wifungure. Aravuga ngo dore nshyize urugi rufunguye imbere yawe, kandi ntawe ubasha kurukinga. Nshuti z'umusaraba, Kristo arongera ngo ni nge rembo. Uwinjirira ahandi aba ari umunyazi. Bene data, ubuntu bwa Kristo buriho, ariko ntitubuherwa gukoza isoni. Ntabwo tubuhererwa kubupfusha ubusa. Nituvuga rero ubuntu buduhesha agakiza, tugaruke. Ubundi abantu tuba kuri pressure, ngo twavuze intego, ngo turayitaruka, ngo twagize gute. Tugendere kwihishurirwa icyo Imana iduhari icyo tuvuga. Hari abantu bajya bavuga, Marise nanjye ndasubira inyuma nkubaze, bakavuga ngo ni icyo umuntu yakora kugira ngo akizwe. Ikintu umuntu yakora kugira ngo akizwe? Kugira ngo akizwe ntiyatanga igitambo, ntiyakitanga, ngo ni iki yakora. Noneho kuko bumva nta action irimo, nta gikorwa kirimo, bakagira ngo gukizwa biba ntacyo umuntu akoze. Ese koko ntacyo umuntu akora ngo akizwe? Ntacyo umuntu yakora ngo abone ubugingo? Kirahari cyo gukora. Kwizera, ukizera. Kwizera rero ni igikorwa. Yego. Kwizera ni igikorwa, kuko bisaba kwemera. Yego. Kwemera bikagutera kuyoboka. Kwemera buretse gato. Kwemera ariko kwizera. Yego. Kwemera biranyura muri mind, biranyura mu mitekerereze. Yego. Tayari ubwo turi mu kazi, ubwo hari igikorwa turi gukora
cyo kwemera urabanza uganirize na Aniseti. Aniseti ntabwo ari uyu muri kubona. Aniseti nturi kuvuga ibyo muri kumva. Kwemera urabanza uganire na Aniseti. Uganire na niveau d'étude. Uganire na capacité intellectuelle IQ yawe. Uyiganirize. Noneho numara kuganiriza ibyo byose uganirize na kavukire. Uganirize igisekuru cyawe muri wowe ukibwira uti Aniseti mwene Habiyaremye Jacques. Yego. Uvuke puriya iriye pfu. Hari undi mwami ushaka kukubyara. Yego. Ngo abeso. Imana ishimwe. Ubu umwana we. Amen. Ibyo ubyemeze Aniseti mwene Habiyaremye Jacques umwemeze ko hari undi ugiye kumubyara. Noneho fizikoma ndaba ndi Aniseti ubyarwa no kwa Jacques Habiyaremye. Hanyuma ikindi gice mbe Aniseti ubyawe n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Umubiri ntujya wumva ijambo. Niyo mpamvu utabyarwa n'ijambo. Icyumva ijambo ni intekerezo, ni ubwenge, ni umuntu wacu w'imbere. Ndi kwanga kumwita uko Bibiliya imwita kugira ngo ndakonfuzinga. Wowe uri kunyumva ntabwo ari umubiri uri kunyumva kuko sinkukozeho. Umubiri wumva bawukozeho. Mbere rero yo kwemeza umubiri ukorwaho, banza wemeze uwo wumva ijambo. Imana ishimwe. Uramwemeza. Amen. Iyo umwemeje rero ukora icyo bita kumwima ibyo ashaka bidahuye n'ibyo wemeye. Imana ishimwe. None ngo ubwo nta gikorwa. Igikorwa cyabaye. Uramwima ibyo ashaka bidahuye n'iby'uwo wemeye. Uba ugiye mu nzira yo gukora iby'Imana igize gute ishaka. Gukora iby'Imana ishaka rero ni ukwibuza ibikunezeza bitari mu bushake bw'Imana. Ubwo nta gikorwa kirimo cyabaye kuko hari ibyo waretse. Rero nunakizwa ntacyo ukoze. Reka numara kureka iyo ugeze muri Kristo arakuyoborera. Ntabwo ibyo ukoze n'ibyo uretse sibyo bigukijije. Ahubwo uremeye kugira ngo mugakize ubigiremo uruhare byitwe kwizera. Imana ishimwe. Ntabwo gukizwa ntabwo ari uguhunga intambara. Ntabwo ari uguhunga umujinya uzatera. Si uguhunga Erimagidoni na Gogi na Magogi. Ntabwo ari uguhunga imirimo ya Antikristo. Gukizwa ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Gukizwa ni ukuyoboka Imana. Niba twemeye ko ari umwami n'umukiza, exactly tubaye mu bwami bwa Kristo. Ubwo rero umwami atuye muri twe. Ngubwo bwa bwami bwa Kristo. Turaba tubyawe n'ijambo ry'Imana. Abantu batumva iri byarwa umuntu avukamo spiritueloma. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu byose biriho bigaragara bituruka mu bitaboneka. Imana ishimwe. Amen. Ibizakuba hejuru bibitse mu gihe kibitaboneka. Tuganire. Umuntu kugira ngo avuke umuntu aturuka mu mazi. Sperms. Kandi mbere yuko amazi abaho habaho umwuka. Umwuka niwo wikora ukaba amazi kuko za sperms ntizaturuka mu muntu utarimo umwuka. Nta buzima aba afite. Noneho amazi nyuma yo habanza umwuka hagakurikiza amazi hagakurikiza amaraso. Amaraso yikuramo uturemangingo. Ababayirogiko barabyumva n'abashimiste barabyumva. Utu turemangingo turema umusokoro ukabyara igufwa. Igufwa rikambara imitsi ikambara umubiri. Byose bikaza. Sibyo? Hanyuma niba bituruka mu mwuka kugira ngo umwuka w'Imana atubyare tubyarwe n'umwuka. Uburyo butuma tuba abana bo mu bwami bw'Imana nuko twemeza bya bitekerezo bituye mu mubiri. Ego bya bitekerezo bikorera inaha mu isi bikaba ngombwa ko tugira uruhare mu kwimuka mu isi dutuyemo tukitwa abana b'ubugingo. Tubyemeje niko ijambo ry'Imana ritubwira. Si commentaire zanjye Aniseti
Yesu yaravuze ngo nuko mujye mu mahanga yose mubwiriza abantu mubigishe kwitondera ibyo nabategetse. Kubera iki? Habanje kwigishwa kugira ngo babyigishe abandi, kugira ngo tubanze tumenye. Uwamenye amenyesha abandi. Nicyo cyitwa kwiga burya. Kabiri, numara kubimenya ukabyizera, umuntu wemera akizera mujye mwamubatiza. Uwemera akizera, kwemera. Nicyo cya gikorwa natinze mbabwira ko tugomba kubyumvisha. Aniseti wa nyawe, uwo Pawulo yise inaringe, your personality, wowe wa nyawe personoroma, wowe nyine, wowe w'indani, wowe wo mu mitekerereze, wowe nyine wa nyawe, wowe wa nyawe. Banza umwemeze ko Kristo ari umucunguzi. Imana ishimwe. Kugira ngo rero twemere ubucunguzi, agukijije iki? Agucunguye iki? Tuzabigarukaho ubutaha twabiganiriye, binonosoye neza. Abantu benshi bakurikirana urubyaro rwa Adamu, bakarukurikirana bakaza mu rubyaro ruri gutambirwa ibitambo. Ko Adamu afite imbyaro ebyiri, afite urubyaro rwa Seti na Kayini. Abeli we yari yapfuye. Kayini yavuye muri Edeni, yatandukanyijwe na se, avumwe, atazagaruka imbere y'Imana. Avumwe, aragenda arabyara, sibyo? Barameke, sibyo? Kayini ntiyabyaye, haza na Seti, nawe uturutse kwa Adamu, wananejeje se, sibyo? Noneho uwo wanejeje se, ise yamutambiye ibitambo, ariko nta gitambo cyeza bene Kayini, nta gihari. kandi Kayini yarabyaye. Urubyaro rwa Kayini rwagiye, rwabaye inzererezi kuko ntabwo rwari kugaragara, ariko rukomeza kubyara. Abagira bate n'ubundi ni ibivume. Urakoze. None se abo ngabo, uwo muvumo wa Kayini uriho, wagize ngo Kristo ntiyabacunguye bo? Nabo baracunguwe. Urwo rubyaro ntaho ruhurira n'urubyaro rwa Isaka. Ruragenda rukadeviya urubyaro rwa Aburahamu. Ntago babarurirwa muri Aburahamu, kuko Aburahamu ava kwa Tera, kandi nukurikirana bazagwa muri Seti, ntago bazagwa muri Kayini. Ubwo rero twaba dufite indi miryango dushyira ku ruhande. Hari abantu bajya bibaza ngo babyaranye na bande. Biriya bihe byari byemewe ko umwana abyarana na mushiki we, byari byemewe mu mategeko ya Mose. Nibwo Imana yabujije abantu gukora ayo mahano, reka mbyite gutyo. Mu mategeko ya Mose murabizi ko ari Imana yavuze ngo ntihagire umuntu uzongera kwenda mukase, ntihagire umuntu, ntihagire. Uretse ko na mbere ho gatoya abagabo nibo barindaga icyubahiro cyabo, abana babo ntibaryamane na ba mukase. Ariko uribuka ko no mu bana ba Yakobo, Rubeni yaryamanye na mukase. Sinshaka gutinda aho ngaho. None tugaruke kugira ngo ubu bwami bw'Imana tubuvukemo. Ntago bituruka ko tuvanye isezerano kuri Aburahamu, ntabwo twe tugiye hose. Ntabwo bituruka ngo njyewe ndi mwene ndi, oya. Imana ubwayo, Bibiliya iravuga ngo kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana ishimwe. Ntiyitaye ku wakoze binini n'ibito. Abanyabyaha bose umugabane wabo ni ukurimbuka. Uwakoze icyaha kinini n'uwakoze icyaha gito ni ukurimbuka. Ariko ikintu Imana ishaka ni ukugira ngo babone ubugingo ndetse bwinshi. Ishyiraho Kristo. Imana ishimwe. Imushyiraho nk'isoko ngo tuvome. Amen. Imushyiraho nk'ubuzima ngo tubeho. Imushyiraho nk'umuzuko ngo tuzuke. Imushyiraho nk'umwambaro ngo duhishe isoni z'ubwambure. Imushyiraho nk'umwuka ngo duhumeke. Imushyiraho nk'imibereho ngo tube bazima. Imana ishimwe. Rero Mariseli, nitujya kuganira
tukabivuga nk'uko dusanzwe tubwiriza abantu. Hari abantu batazisanga muri uyu murongo w'ubwami bw'Imana kubera iki? Kubera amahame y'idini. Amahame y'idini nayo ashobora kuba inkomyi ku muntu akamubuza kuba muri ubu bwami. Yego, kuko batubwira ngo hari ubwami, hari amadini kandi nyamara yitwa ngo ubwami runaka, avuga ko ubwami bwa Kristo butaraza, bakiri mu isi, bazima ari uko Kristo aje kwima ingoma. Bazimana na Kristo mu bwami bwe ari uko aje kwima ingoma. Kandi Kristo ntabwo azaza kwima ingoma aje wenyine, ahubwo azazana n'abamwizera. Kuko mbere y'ingoma ya Kristo azabanza ahamagara itorero ritashye. Amen. Ribane na Kristo, rizabana na Kristo imyaka 7, aricyo gihe cya Antikristo. Noneho umuntu wese uzaramya inyamaswa ni umuntu utaremeye ubwami bwa Kristo muri we. Ntacyo byamumariye. Umuntu utaracunguwe, umuntu utarejejwe, umuntu utarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niwe muntu uzaramya ubwami bwa cya kiyoka agasenga ati Kristo. Kubera iki? Nta bundi bwami afite. Biroroshye ko azayoboka umwami uwo ari we wese uje, amwakire nka Kristo, amwakire nka Mesiya we. Ariko noneho icyo gihe twebwe itorero rizaba ryagiye. Itorero rizaba ryagiye kuko Antikristo azima ingoma, itorero ritagihari. Rero ikintu ushaka kubabwira, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu ni igisobanuro cyo kuba ingoro y'umwami. Ni igisobanuro cyo kuba iwabo w'Imana. Imana yaravuze ngo nzagendera muri mwe, nture muri mwe, muzaba ubwoko bwanjye nanjye mba Imana yanyu. Kubaho mu buzima turi icumbi ry'Imana ni uburyo twemeza imitekerereze, tukanatsinda intambara yo mu bitekerezo. Mu nyumve, iterambere ry'umuntu rituruka mu bitekerezo. Ubumenyi bw'umuntu ni mu bitekerezo. Ibyo uzi byose n'abantu bose uzi ubabika mu bitekerezo. Aho wanyuze hose uhabika mu bitekerezo. Ubutunzi bwinshi bw'umuntu bujya mu mitekerereze y'umuntu. Ubwami bw'Imana kuki ari bwo musohoramo, kuki ari bwo butabona intebe mu bitekerezo. Iyo rero umuntu yimitse ubwami bw'Imana mu bitekerezo, marise biba bigiye kuba intambara yo kurwanya icyo Imana idashaka muri wowe, ugatangira kwibuza ibikunezeza bitanezeza Imana. Niko gukominikana n'ubwami, niko gusabana n'ubwami, niko kwitwa umwana w'ubwami. Kuko iyo utangiye kuvuga ngo iki singikora kuko Imana itagishaka, uba utangiye kumvira umwuka. Icyo kintu nshuti z'umusaraba, bantu mukurikirana ijwi ry'umukanguzi, ibi mbibabwiye nka mwene so muri Kristo Yesu. Ikintu uzanga gukora ku bwa Kristo ukavuga ngo iki ntagikunda, singikora, wari ugikeneye, wagishakaga, uri ufite n'uburyo, opportunity ihari yo gukora icyo kintu, ukavuga ngo singikora kubwo kwizera, nibwo uba utangiye kubwira umwuka wera ngo nkoreramo. Nibwo utangiye kubwira umwuka ngo nkoresha. Nta ibwami, reka dusamarayizinge gatoya, umuntu uri ibwami yitwara ate? Ntavuga ngo no iyo bamubwiye ngo kora iki. Iyo bamubwiye ngo kubita, ahindukira kubita. Iyo bamubwiye ngo icara, ntareba ngo mpagaze mu mazi, aricara kuko ari ibwami. Nyine aragengwa, arategekwa. Nicyo Pawulo yavuze ngo ntituri abacu, ngo twigenge. None urasanga abantu bari mu bwami bameze nka ba bakobwa 7 baje kubwira umugabo umwe ngo reka tukwitirirwe, nibura twitwe ko dufite umugabo ariko twitunge. Dufite abantu babarirwa muri Kristo ariko bitunze, ubu bwami butabatunze. Nta jambo rya Kristo,
ntibambara imyenda y'ubu bwami baritunze, ntibarya ibivuye muri ubu bwami no kuriganya bariganya, ariko bitirirwe Kristo, bahahira ahandi. Nyine tubabarire tukwitirirwe, ariko tuzitunga nibura nibigera ku mwenda ujye undeka niyambike, wenda iby'iwawe byo birorere, ujye undeka niyambike, nibigera ku cyonwa ujye reka nzajya nigurira icyonwa, ariko nitirirwe wowe umuntu mbonye abone ndi umukirisitu, ariko kirisitu we ubireke ntuzavunike, nzitunga njyewe bizantunga nzajya mbikura hanze, ariko njyewe icyo ngusaba ni kimwe, kwitirirwa juste ubaye wa mwana wanze kwarura mu isafuriya y'iwanyu, mu nkono y'iwanyu, wanze kurya ibyo mu bwami, ugiye ahandi. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, iravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza, noneho ngo akamushyira mu bikari, ngo atungwe n'ibyiza byaheraho mu rusengero. Noneho utekereza kudatungwa n'ibyo mu bwami. Kandi mbibutse ko ubwami umuntu wese bwohereje, niyo yaba atari muri ofisi y'ubwo bwami, ariko yitirirwa ubwo bwami nibwo bumutunga. N'ambasaderi w'igihugu iyo agiye mu kindi gihugu ntahembwa n'igihugu abamo, ntabwo ategekwa n'igihugu arimo, ategekwa akagengwa n'amabwiriza y'igihugu. N'imodoka agendamo nayo ni iwawe, nayo ni iwabo. Urakoze cyane. None nshuti y'umusaraba, ko muri abambasaderi b'ubwami bwo mu ijuru, mukaba mutunzwe n'ibyinaha mu isi, mukaba mushaka ngo isaba ari yibahemba, mukorera ndi. Noneho tuvuze kuri ambasaderi, nta sano na rimwe abafitanye n'igihugu arimo, kuko n'ubundi byose ni iwabo. N'ubundi kongereho noneho itandukaniro rya ambasaderi wo mu isi n'uwo mu ijuru. Uwo mu ijuru ari mu gihugu cyangwa ubwami bwe, uwo mu isi ari mu gihugu gifitanye umubano n'igihugu cye, ariko ambasaderi wo mu ijuru, twebwe ambassadors, twebwe inaha ntibakunda iwacu, ariko twebwe turi inaha dukunda iwacu, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo igihugu urimo cyacanye umubano n'igihugu cyawe, gisenya ingoro yawe, ntibigihari. Inzu y'ambasade ntibigihari, batwika amabendera, bayakuraho. Ntacyo inaha batatweretse ngo batwereke ko barwanya ubwami bw'iwacu. N'uyu munsi biracyakora. Ntacyo batakoze ngo batwereke ko barwanya imirimo y'umugenga wacu. Dusubiye inyuma gatoya, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo n'ubundi bwari buje busanga ubundi bwami bwari buhari. Yego, bwarwanyije ubwami bwari buje kugeza n'ubwo bica abana, kugeza n'ubwo abana b'impinja bapfa. Inaha ntibakunda ubwami bw'iwanyu, kandi imitekerereze ufite, ibintu by'influencer imitekerereze yawe bituye inaha, bituruka inaha. Nugendera ku mitekerereze y'inaha, uzashyira mu bikorwa iby'inaha, urekeraho iby'ubwami bwagutumye. Ariko nukora iby'ubwami bwagutumye, uzakomerera inaha ukomejwe n'ijuru. Imana ishimwe. Uzagirira ubuzima inaha, imibereho y'inaha uzaba inaha, ariko utabeshejweho n'inaha. Uzaba ufite ubuzima bukomoka mu Mana, kuko wizera, kuko wiringira Imana, kuko wiringira Imana. Imana ishimwe. Umwambaro uwambara ijuru ryawe ugennye. Ijuru niryo riguha bunganizi, inshuti n'Imana izigushakira. Igihugu cyakohereje nicyo kiguha assistant ambassadeur, nicyo kiguha abasekreteri, nicyo kiguha abarinzi. Igihugu cyakohereje kigufitiye ingabo, niwemera kukigandukira, niba utari umwopozisiyo w'ijuru, ijuru ryiteguye kuguha ingabo, ryiteguye gukorana nawe. Nshuti y'umusaraba, bera b'Imana, ubwami bw'Imana kubugira muri twe ni igisobanuro cyiza cyo kubwira Imana ngo gendera muri twe, bana natwe, korera muri twebwe. Biroroshye ko bene uyu muntu yatekereza akanakora ibihuye n'umugambi w'Imana. Umuntu ufite ubwami bw'Imana muri we, iyo agiye gucuruza bihuza n'uko ari cyo Imana yaremye. Umuntu wibujije ibyo ashaka, aka kantu mukumve mwitonze, ni umuti mukeneye mwese.
iyo wibujije gukora ibyo ushaka bitari mu bushake bw'Imana ugakora ibyo Imana ishaka bitari mu bushake bwawe uba wihanuye mu ntebe isi yagushyizemo wihanuye ku ntebe abantu bakwicajeho wihanuye ku ntebe y'umuryango wihanuye ku ntebe ya niveau d'étude wihanuye ku ntebe ya IQ wihanuye ku ntebe y'imitekerereze wishyize ku ntebe Imana yakugeneye ko wicaraho. Hari umuntu utabyumvishe gukora icyo Imana ishaka. Ndabivuga nitonze ndabisubiramo niwo mutima ukeneye. Abantu benshi batuye mu butaka batagenewe guturamo. Marise abantu bari gufiyansa abantu batari abagore babo. Bari kumwe n'abantu batari abagabo babo. Abantu batuye mu mudugudu batagenewe. Abantu bari mu bihugu batagenewe. Abantu bize fakirite batagenewe gukora. Abantu bambaye umwenda batagenewe kwambara. Kugira ngo wowe ube mu mugambi w'Imana nucuruza bihure nuko Imana yakuremeye gucuruza. Nutura ahantu bibe mu bushake bw'Imana. Nuko wowe wibuza gukora icyo ushaka, ukunda, ukeneye, uryoherwa nacyo, kiguhesha agaciro, kikubahisha, ukakireka ukirekeshejwe nuko atari cyo Imana ishaka. Ugakora icyo Imana ishaka atari cyo wowe washakaga, ubona atari cyo kikubahisha, ariko ukagikora kuko ari cyo Imana ishaka. Uba wiyimuye mu mwanya isi yagushyizemo, wishyize mu mwanya Imana yakugeneye kubamo. Uwo ni wo muhamagaro w'umuntu. Amen. Uyu muntu turi kumwe muri iki kiganiro, tubana mu biganiro by'ijwi ry'umukanguzi, nkwifurije kuba aho Imana igushaka. Amen. Muri business ubemo ariho Imana igushaka, aricyo yaremewe. Imana ishimwe. Nugenda ugende nk'uko Imana igushaka. Ubwami bw'Imana bumurimo bumworiyanta kuba mu cyo ubwami bushaka. Amen. Amen. Ube uri mu itorero Imana igushakamo. Imana ishimwe. Abari mu itorero Imana imushaka. Itorero umuntu arimo ari ryo Imana imushakamo, niryo agiriramo umumaro. Amen. Urikoreramo umurimo Imana yaguhamagariye, uritanga mu ituro Imana ishaka kuturiramo. Mana nyagasani, ukoreramo umurimo Imana yaguhamagariye gukora. Buri kintu cyose ukorera muri iryo torero uba waragisigiwe n'Imana. Ukuboko kwiza k'Uwiteka kuba gushoreye imirimo yawe muri. Abantu muduteze amatwi, nkifurije kuba mu mwanya Imana yakuremeye, gukora icyo Imana yaguhamagariye gukora. Nkwifurije kumva Imana yaguhamagariye ko wumva. Imana iguhe kuruhukira ku muntu yakuremeye uruhukiraho. Imana iguhe kubwira umuntu Imana yakugeneye ugutega amatwi. Imana iguhe Mana we Imana iguhe gutura muri karitsiye Imana yagennye kuturamo. Umuntu uri mu mwanya, wenda reka dufate urugero rwa Yosefu nawe burya ikintu cyose yageragamo yari umunyamugisha. Imana ishimwe kuko yari yarabisigiwe. Imana ishimwe. Amen. Kugeza ubwo na bene se bahungiye muri Egiputa baba impunzi, ariko wababera ihema ry'amahoro. Imana iguha umuntu uhura nawe waremewe guhura nawe. Imana iguhuza n'umuntu Imana yateguye kuzahura nawe, guhuza n'umugabo wawe, guhuza n'umugore wawe, ubyara umwana wawe. Imana iguhuze n'agasozi kawe, guhuze n'igihugu cyawe. Kuko iyo umuntu afite ubwami bw'Imana muri we, ubwami bw'Imana bworiyanta ibyabwo, iby'ubwo bwami biba oriyante kuri uwo muntu. Imana ikunyuze mu nzira ukuriye kunyuramo, iguhe kwiga isomo ukuriye kwiga, iguhe ofisi ukuriye kwicaramo. Kuko iyo wicaye aho ugomba kwicara, uhakorera icyo ugomba kuhakorera kandi cyo kubahisha ubwawe. Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, nukuri reka tubashimire. Reka tubashimire. Umugabo witwa Simiyoni nawe yamaze igihe kinini ategereje ihumure ry'Abayisiraheli. Noneho Imana iguha umugisha, yicara mu rusengero Imana yagennye ko ariho azaterurira agakiza. Imana ishimwe.
iyo nzu yari ategererejemo yari yo nzu ya nyayo Mariya yari buzanemo Yesu. Imana iguhe gutegerereza ahantu hanyaho igisubizo cyawe kigusanga, amaso yawe abirebe. Amen. Barutimayi yari ahumye afite ikibazo, ariko yicara ku nzira ya nyayo Yesu azanyuraho. Imana iguhe kwicara hanyaho Kristo azanyura. Imana ishimwe. Umugabo witwa Petero yarobeye igihe kinini mu nyanja, ariko igihe kimwe atsika ubwato hanyaho ahantu Kristo ari bumusange. Umugabo witwa Matayo yakoresheje ikoro, ariko umunsi umwe ahagarara hanyaho ahantu Yesu amusanga. Umugabo witwa Zakayo yuriye igiti cya nyacyo ahabona Yesu. Imana iguha hanyaho uhurira n'umugambi w'Imana. Imana iguha umuntu wa nyawe usangamo igitangaza cyawe. Imana iguha ibiganza bya nyabyo byikoreye ihumure ryawe. Imana ishimwe. Iguhuze n'umuhesha w'inkiko wa nyawe aguhesha ibyawe. Guhuze n'igihugu cyawe cya nyacyo ufate nationalite. Imana iguha ibya nyabyo uhabana ihumure. Pelomadi hosa eni Maria tokitandore sta edra. Urakoze Yesu. Urakoze mwana. Indaya igerizimu si ubwa mbere yari hageze. Ntabwo ari ubwa mbere yari ivomye, ariko yaraje mu isaha ya nyayo yo guhura na Yesu. Nawe uhure n'isaha nawe uhure n'isaha. I Babuloni bari basanzwe bacana umuriro, ariko bahuje n'isaha ya nyayo yo kuza k'umwana wa kane, ishusho y'umwana w'intama. Si ubwa mbere bari bariye Pasika. Ntabwo ari ubwa mbere bari bariye Pasika. Ariko bariye Pasika, ariko Mana ndagushimiye. Mana tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Izina ryawe ni iryera. Uri Imana ikiranuka, Imana agakiza kacu. Umuntu ufite ubwami bwawe muri we ahura n'umugambi wawe. Dusengeye umuntu wari ukurikiranye ijwi ry'umukanguzi. Iri jambo ryawe niribageze mu gihe cya nyacyo. Urwaye ahure n'umuti wa nyawo, ahure n'ukuboko kwa nyako mu izina rya Yesu. Ijwi rya Kristo, uyu murwayi yamaze imyaka 30 n'ingahe ku kidendezi. Ariko umunsi wa nyawo uramusanganira, umusanga haryamye. Uyu muntu mugereho, bihure n'isaha ya nyayo, umunsi wa nyayo, umunota nyawo ku muntu umusanganiye wa nyawe. Dusenze twizeye ku bwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.